amabuye ndetse n'ikivu bikomeze kuvugisha abantu benshi muri Congo Kinshasa. Yesi mumeze mute? Amahoro n'imigisha bituruka ku Mana nibyo mbasabira mwebwe mwakoze subscribe kuri Skybox 250 kuri channel yanyu, channel ibagezaho amakuru ashukumbuye, amakuru meza yizewe, amakuru atarazaho uruhumbo. Uyu munsi ati bimeze bite? Kuri uyu munsi wa none tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri w'ibihumbi 2025 niho uwahoze ari perezida wa Congo Kinshasa Bwana Joseph Kabila yakojeje ibaba muri wino arandika ikintu yanditse. Mwakimenye se? Ikintu yanditse yagihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo ubutegetsi bubi cyangwa se ubuyobozi bubi bw'igitugu ubutumye igihugu cyacu tugishyiramo imiborogo ndetse n'amacakubiri bituganisha habi, bikaba binashoboka ko gishobora gucikamo ibice. Ibi bintu rero yabivuze nyuma yaho Etienne Tshisekedi Tshilombo amwikomye mu nama yari yabereye muri Maroc, aho yari yavuze ko usibye igisirikare cy'u Rwanda gitera inkunga umutwe wa M23, burya na Joseph Kabila Kabange harimo akaboko kiwe kanini. Uyu Kabila tubibutsa ko mu miyoborere yiwe ari nabyo yagiye agarukaho, ntabwo we yarindiraga ko amahanga aza kwivanga mu bintu byiwe cyangwa mu miyoborere yiwe, kuko iyo yabonaga asumbirijwe we yarebaga inyungu cyane z'abaturage, akavuga ati nindeka uyu mutwe w'iterabwoba ukaza inaha harangirika byinshi ndetse hanapfe abantu benshi, imbaga nyamwinshi yatekerere. Ni kuri iyo mpamvu rero yanditse iyo baruwa yikoma cyane Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine, aho yavuze ko ibintu ateganya, ibintu ndetse anashaka byo guhindura itegeko nshinga byamenyekanye, ahita amubwira ko atari byiza kandi ko nanabikora ntabwo azaba akurikije amahame mpuzamahanga cyangwa se amategeko mpuzamahanga, ndetse azaba ahemukiye umuryango mugari w'abakongomani bose. Aho yakomeje mu gikari cyo hagati avuga ko ubuyobozi bwiwe bw'igitugu wabwiraga Tshisekedi aribwo butumye Congo ihera mu rubangabangabo gutyo, aho yavuze ko utakubaka igisirikare cy'abasaza mu myaka 80, abasirikare barangwa n'ubujura, abasirikare bamwe ibiyobyabwenge bibarengeje urugero, warangiza ukababwira ngo bacunge abantu cyangwa se barinde umutekano w'igihugu, nabo ubwabo nta buzima bafite, nta ejo heza bafite. Yakomeje kandi anamugarukaho avuga ko usibye ko amuretse bitarekera aho, yavuze ko nareba nabi azava ku buyobozi ahubwo ashyikirizwa inkiko mpuzamahanga akabazwa kuri ibyo bintu byose akurikiranwaho byo guhonyora ikiremwamuntu, byo kurenga ku mategeko ari mpuzamahanga yo kwica
ndetse no guteza imidugararo muri rubanda, ndetse akomeza amugira inama avuga ko mu gihe kitarambiranye natareba neza ubuyobozi ashobora kubuvaho kandi akavaho nabi. Akavuga ko abo yita ibihugu byo hanze atashatse kuvuga, kandi ibihugu byo hanze bavuga nibi, bavuga ko ari u Rwanda rubatera. Yamwikomye aravuga ati ibi bibazo kuva muri za 80 byamye biriho. Tubibutsa ko na Kabila original, papa wa Kabila Kabange nawe yayoboye Congo. Buriya Kabila yagiye asimbuye nawe se. Ibyo bibazo ariko Kabila nawe yahuye nabyo, tunase nawe akiyobora nawe yahuraga nabyo. Kuvuga ngo aba bantu bavuga ururimi rw'igiswahili, ururimi rw'ikinyarwanda, kubashyira ku ruhande ukabakura mu bandi, ukavuga ati aba ntabwo ari abakongomani buzuye, ni ikosa rya mbere, ikosa ritagomba kubabarirwa n'abaturage ku muyobozi waba ubayoboye mu gihe runaka. Rero Kabila akomeza asoza anamuburira, avuga ko ibintu byiza yakora ari ukumvikana n'uwo mutwe w'iterabwoba, kandi akirengagiza ko uwo mutwe wari waragiranye amasezerano n'izindi guverinoma yagiye asimbura, ingoma ya Kabila, ingoma ya Laurent Desire Kabila. Ibyo byose we akabyiyibagiza, akavuga ko atagomba kuganira n'umutwe w'iterabwoba, akirengagiza ko ari abaturage baba barwanira uburenganzira bwabo. Ibyo bintu byose yabimwibukije, amubwira ko nawe yari yaragiranye amasezerano nabo, ariko Tshisekedi agezeho arabihonyora, akaba ari nabyo biri kumushyira mu kangaratete gutya. Murakoze. Wowe utarakora subscribe wayikora kugira tujye tubana mu biganiro byacu byiza bya buri munsi tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana ahorane namwe. Imana ibarinde kurakara ndetse no kutumvikana. Imana yidakiranirwa rwose ibahereze imigisha mwe mukora share, like and comment. Ciao ciao.